Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye. Nk'uko mubibona ndi muri dashboard ya mining ya Sidra aho dukorera mining umunsi ku munsi, haba uburyo bwa wallet, haba uburyo bwa swap, haba uburyo bwo kohereza cyangwa bwa send bwa Sidra. Hose ibi byose bishobora kubera hano muri application ya Sidra, cyane cyane ariko iyo wakoze KYC cyangwa warakoze validation warabaye verified. Uyu munsi rero wenda ndagira ngo turebere hamwe uburyo ki ushobora kureba sessions cyangwa abantu bose bashobora kuba barinjiye kuri account yawe ya Sidra utabahaye uburenganzira cyangwa utabizi, cyane uburyo ki ushobora guswapinga Sidra zawe iminsi 7 yararangiye, ariko nanone igihe waba waragize ute warapasinze KYC warakoze na validation. Ku bantu batarakora validation munyarukire kwa Bosco arabafasha, ntabwo bigoye, bita ko bikunda. Ufite na Sidra zawe ukahita uziswapinga ukaba wahita ko unagira ute unazigurisha. Reka dore ku kantu ka active session cyangwa kureba umuntu wawe warinjiye kuri account yawe cyangwa uyarinjiye muri Sidra chain yawe, wenda ashobora kwinjiramo yaraguhakinze cyangwa waragurishije telefone ukibagirwa gukuramo email yawe umuntu akinjiramo. Ibyo byose birashoboka. Hari n'abantu bajya bagura amasidra hashira nk'amasaha 3 yajya muri account yo agasanga zamaze kuva cyangwa bazitwaye cyangwa zabaye transferred ku yindi wallet atari nawe wabikoze. Ibyo bisobanuye ko uba waramaze kwinjirirwa, nta kindi ugomba gukora. Uba ugomba kwinjira muri Chrome yawe ugachanginga password cyangwa ugakora logout ukongera ugakora login kugira za session cyangwa abantu bose binjiye kuri account yawe ube ugize ute ubakuye ku buryo kwinjiramo bitaba bigize ute bigikunze. Iyo uje hano kuri active session ukahakanda ahangaha yo hakanze uhita ubona nimba hari abantu bakwinjiriye cyangwa izindi IP address cyangwa andi ma device yinjiye kuri account yawe. Ahangaha uhita kwibona, urabona ko ahangaha biragaragara ko hariho IP address yinjiye kuri iyi account yanjye ku itariki ya 1 September 2025 ari mu masaha ya saa 12 z'umugoroba. Ahangaha ni ngiye winjiyemo. Kugira ubikuremo winjira muri Chrome ukandikamo Sidra chain ugakora login, warangiza ahita bakwereka ama session ariho cyangwa ama IP, warangiza ukagira ute ugakora logout ukongera ukinjiramo, ariko ugahindura password yawe kubera ko ari igihe uwo muntu nanone email nyine abayizi birumvikana na password cyangwa username. Iyo bibaye byiza uhindura password cyangwa mode pass yawe, biba bigize ute birangiye. Hanyuma ku bantu baza hano bari gukoresha ama validation bashyashya, uburyo ki bwa swap bubera ahangaha. Uza hano muri wallet yawe, ahangaha muri wallet ukahakanda. Nongera kwibutsa abantu nimba uri mushyashya akaribwo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, wikibagirwa gukanda kuri subscribe ufungura inzogera kugira tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV uploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari ibintu byo gukemura cyangwa byo gukosora, ubikosore mu bantu ba mbere, kubera ko ikintu cya mbere ni amakuru. Muri Sidra chain akunda kubamo technical issues cyangwa utubazo tekinike. Hari igihe mining idakunda, hari igihe usanga wenda nka system cyangwa kuwa team ya Sidra irimo ireba nka total surprise imaze kujya hanze cyangwa ama coins amaze kumayiningwa, cyangwa ugasanga bari kureba nk'ama total coins cyangwa CDA zimaze gukorerwa swapping, wenda ugasanga kwinjira muri system ntibiri gukunda, ariko ntabwo bijya bikunda gutinda cyane. Rero iyo habaye ibyo bibazo, hari igihe usanga banditse kuri X cyangwa kuri social media zabo bacisha amakuru barimo batubwira ati muraba mwihanganye cyangwa wenda biraza gukemuka, amakuru nk'ayo ngayo. Nanone nimba wifuza kugura Sidra cyangwa ufite Sidra ugurisha, unyandikire urebe muri comment z'iyi video urasangamo nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp ndetse na link ya group ya WhatsApp winjiremo ujoininge
kugira wenda ujye gukurikirana amakuru ya mining zigiye zitandukanye, yaba Sidra, yaba Pi, yaba Ruby, yaba Delta ndetse n'izindi mining, amakuru yazo ujye uyabonera ku gihe. Nimba ufite Sidra rero cyangwa ushaka kuzibika ukazigura, nta kibazo ziba zihari. Uyu munsi wenda ntazo mfiteho nyinshi, urabona ko mfite 1,000, ariko ubu ushaka kuza kwira mfite nk'ibihumbi 8 cyangwa ibihumbi 10 by'ama CDA cyangwa by'ama Sidra. Rero igihe cyose uzikeneye uranyandikira rwose ndaziguhereza, mba nzifite. Niyo ushaka no kuzigurisha ndazigura nta kibazo, ndazikora kubera ko Sidra zamaze kwerekana icyizere, cyangwa ni icyizere kidasanzwe ko mu minsi mike cyane cyangwa mu minsi izaza izaduhereza amafaranga agaragara cyangwa izatanga amafaranga. Okay, uburyo ki bwa swapping rero, iyo umaze iminsi 7, ubundi Sidra mu minsi ya kera cyangwa mu minsi yashize waswappingaga Sidra zose ugejejemo, waba ufite Sidra 1000 guhita ko uzi swappinga ku kanya bigahita bikunda. Ariko uyu munsi wa none ntabwo minimum swap cyangwa maximum swap, umubare nyamwinshi wo guswapinga izo waba ufiteho zose ni Sidra 179 n'ibice 9 gutyo. Hafi Sidra 180 ntabwo zuzura, swapinga Sidra 179. Ibyo bivuze iki cyangwa bisobanuye iki? Aho ngaho uraza gusanga systeme yarashyiriyeho uburyo ki bw'abantu bakora mining ya Sidra, uburyo wenda bwa economy. Byibura nimba ufite na Sidra 1000, byibura buri cyumweru ujye wemererwa kugurisha byibura Sidra 100 cyangwa 180. Kara kantu ni keza cyane, kubera ko mbere wahitaga uziswapinga zose ukaba wagira ute wazigurisha zose. Uraza hano muri wallet, ntabwo uza muri swap, ariko no muri swap no ushobora kucamo bigakunda. Uburyo bwiza ni ukuza hano muri wallet. Hari n'abantu rero bafite n'ama wallet menshi, ugasanga akoze swap zigire kwindi wallet yajya gukora send, bakamwereka ko hariho 0. Muri video zabanje naberetse ukuntu ureba wallet iriho Sidra ku muntu ufite wallet zirenze nk'ebyiri cyangwa 3 cyangwa 4, kuko abo bantu bagize ute barahari. Uraza hano muri wallet ukahakanda, warangiza ukaza hano kuri hari uburyo ki bwa send token cyangwa token swap cyangwa liquidity. Uza hano kuri Sidra swap, kubera ko ni amasidira twe tumayininga Sidra. Warangiza ugakora swap bakaguhereza icyo bita ama CDA. Okay, uraza hano muri Sidra swap ukahakanda, bahita bakwereka Sidra ugejejemo. Warangiza ukaza hano kuri token swap ukahakanda. Ahangaha bahita bakubwira ngo please note that the swap process may take up to 24 hours to complete. Nuvuga ngo barakubwira ngo ariko nanone nubwo ugiye gukora swap, kubera ko mbere waraziswapingaga zigeta ko zikunda ku kanya, ariko ubu ngubu nanone barakubwira ngo ushobora kuziswapinga bishobora gufata amasaha 28 uhereye none cyangwa uhereye igihe uziswapinga. Ariko ari igihe iminota 2 zita ko zijya kuri wallet, cyangwa iminota 30 cyangwa iminota 15 cyangwa amasaha 2, ariko baba baguteguje. Ushobora kuza wenda kuziswapinga ugategereza wenda no kugera ejo cyangwa amasaha 28, ariko baba babisobanuye. Ariko mu masaha ntabwo agera. Muraza ugahita ukanda hano kuri swap tokens ukakana nako barita bampa Sidra 15 CDA 15 n'ibice 9. Kora dukoze swap rero, uraza ahangaha ukagaruka kuri home, ariko hari hazo karakantu kari kugomeza kizengurutsa. Baba babiduteguje, batubwiye ko bishobora kuza gufata amasaha 28. Ngira ngo muri kubibona hariya hejuru birimo biragira ute biri processinga. Ni kuri abakora swap rero urategereza zita ko ziva hano kuri daily token, cyangwa zino umininga umunsi ku munsi cyangwa buri munsi. Ahangaha zikaza zikiteranya kwa ya CDA uba ufite hano kuri balance yawe. Izi ngizi nizo uba wemerewe gutransfera cyangwa kuba wagira ute wagurisha. Nyaboneka iyi mining ya Sidra muyiteho,
ndetse na mining ya Ruby na mining ya Delta na mining ya Pi ndetse n'izindi mining tugenda dukora umunsi ku munsi, ko nzagenda mbona mining irimo igenda itanga akantu nzajya nkora ishoboka byose nyibasharinge muri WhatsApp group. Ari nayo mpamvu nkunda kubabwira ngo reba muri comment z'iyi video ujoininge WhatsApp group cyangwa unyandikire kuri WhatsApp, kubera ko hari amakuru menshi tudacisha kuri YouTube ahubwo ducisha ku mbuga za WhatsApp. Niyo mpamvu ari na byiza cyane iyo nazo uzijoininze ukajya ukurikiraniramo amakuru kugenga nguko. Rero reka dukomeze dutegereze updates za Mohamed Ali Jafar, CEO wa Sidra Chain, uko bazajya bagenda baduhereza update cyangwa amakuru tuzadukora ishoboka byose ayo makuru tubasangize muyabonere mu bantu ba mbere cyangwa kugiye. Kanda kuri subscribe ufungura inzogera kugira tubana muri updates zacu za buri munsi hano kuri Mbarusha Mining TV. Ciao ciao, duhurire mu bindi biganiro.